umusaza ngiki n'ibiki ngo mana yanjye niwe niwe umujyanye ngibiki n'ibiki bakavuga ibintu byinshi ngavuga ati kumbe. Reka nongere nkwifurize kugubwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, aho uherereye hose ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane nawe, waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo, nkwifurije kugira ngo ukomeze ugubwe neza cyane, uhahe uronke mu byo ukora mu buzima bwa buri munsi birushaho kugenda neza cyane, ubashe nyine kunguka cyane mu bintu byinshi bitandukanye ugenda ukora. Rero ngo ikaze niba ari umushyashya nawe ubwa mbere ugeze hano, ngo ikaze kuri Admount New. Hano tugenda tuganira amakuru agenda akomeza kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru ibinyamakuru byinshi biri kugenda bigarukaho, amakuru abantu benshi nyine batandukanye kuri iyi mihanda bagarutseho cyane. Hanyuma rero kuri uyu munsi turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025, tukaba turi ku munsi wa mbere, ariko hashize umunsi umwe witwa Ishimwe Vestine ashyize hanze integuza y'ubukwe bwe we na Idrissa Ouedraogo. Ibi ngibi byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bikaba ari byo tugiye kugarukaho, ariko nyuma y'uko abitangaje abantu benshi bakabigarukaho cyane, ibi ngibi Vestine nanone yaje kugira icyo yongera kubivugaho nyuma nanone, nabyo turabigarukaho neza. Gusa reka dutangire neza akantu ku kandi uko byatangiye, ndetse naho uko byatangiye kugira ngo bigere kuri uyu munsi, nubwo abantu bakomeje kumugarukaho, nubwo Vestine nawe atakomeje nyine kubyihanganira akagenda bigarukaho cyane. Reka dutangire gutya rero. Mu busanzwe murabizi ko Ishimwe Vestine avukana na murumuna we Kamikazi Dorcas, hanyuma bakaririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nyine baririmba nk'itsinda. Aba bana iwabo bavuka ari abana 6, hanyuma hakaba harimo abakobwa 4 ndetse hakaza kubamo n'abahungu 2. Ubwo birumvikana nyine Vestine na Dorcas barimo abakobwa 4 bavukana mu bana 6 iwabo. Vestine akaba yaravutse ku itariki 2 Gashyantare mu mwaka wa 2004, mu gihe Dorcas we yavutse ku itariki 28 Kamena mu mwaka wa 2006. Aba bombi bakaba bavuka ku babyeyi bamwe, aribo Uzamukunda Elizabeth ndetse na papa wabo ariwe Nizeyimana Mazimpaka. Nzi impamvu ndi kukubwira aya mazina nkanakubwira n'imyaka y'aba bana, nuko nayo turi buze kuyikenera mu byo turi buze kuganiraho imbere gatoya. Aba bana rero batangiye umwuga wo kuririmba ku giti cyabo, bakajya babikorera kuri YouTube mu mwaka wa 2018. Hanyuma rero mu mwaka wa 2020 nibwo baje guhura na Irene Murindahabi, hanyuma bakabana nyine akajya abakoresha nyine nka management, akajya abafasha nyine kugira ngo ibihangano byabo bibashe kugera kure, bibashe kumvwa n'abantu benshi, ndetse abe n'ibihangano bikoze neza. Baraje koko barahirwa, bakundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hanyuma rero ku itariki 24 Ukuboza 2022 nibwo bakoze igitaramo cyabo cya mbere, bakagikorera muri Camp Kigali. Hari abantu benshi rwose, cyari igitaramo cyagenze neza cyane, cyari cyitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye, harimo nka Apotre Mignon, ni nawe waje kuba anabwiriza muri icyo gitaramo, yaje kubabwiriza ndetse abaha n'impano cyangwa se abatera inkunga ya miliyoni. Aba bana rero bamuritse album yabo ya mbere muri iki gitaramo cyabaye nyine ku itariki 24 Ukuboza 2022, nibwo bamuritse album yabo ya mbere. Hanyuma album yabo yaguzwe miliyoni 15. Iki gitaramo nubwo twavuzemo ko harimo Apotre Mignon, ntabwo yari we gusa, harimo n'abandi batandukanye, harimo nka Muyango, hakazamo Philipita, hakazamo Bamuyoboke, Bamenya, hakazamo Coach Gaël, hakazamo Aline Gahongayire ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Aba bana mu busanzwe bamaze kumenyekana mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, harimo nk'indirimbo nka Iriba, hakazamo Nahawe Ijambo, hakaza Simpagarara, Papa, Adonai, Ihema, Umutaka, Nzakomora. Ni indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bake, nka za Sibayari, Yebo ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye tutarondora ngo tuzirangize. Aba bana rero byaje kubahira, bakundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose n'abantu b'aba diaspora batandukanye bakajya babashyigikira, bakanaboherereza n'impano zigiye zitandukanye.
uyu Vestina rero uririmbana na Dorcas umwaka ushize 2024 nibwo yasoje amashuri ye yisumbuye. Hanyuma rero amaze kuyasoza ndetse anatsinda neza cyane rwose, agira amanota muri 60 kuzamura. Ni amanota meza, abantu banayagarutseho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero nyuma y'igihe gitoya rwose nibwo hatangiye gushishikana inkuru zitandukanye zivuga ko agiye kuba umugore. Hanyuma ku itariki ya 6 Mutarama mu mwaka wa 2025 nyine twari turi mu ntangiriro z'uyu mwaka, nibwo habayeho igikorwa cyo gufata irembo kwa Vestine. Ni amakuru atarigeze atangazwa ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru atarigeze agarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, ariko ni amakuru yaje kumenyekana nyuma kubera ko habaye igikorwa cyo gufata irembo nyine ku itariki ya 6 Mutarama. Ntabwo amakuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko management y'aba bana yari yabujije kugira umuntu n'umwe ufotora, haba abari bitabiriye icyo kirori nyine cyo gufata irembo ntabwo bari bemerewe gufata amashusho. Niyo mpamvu bitigeze bisakara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo nyine baje kubiceceka, ariko inkuru ziza kumenyekana ku itariki 15 Mutarama 2025 ubwo aba bombi bajyaga mu murenge basezerana nyine imbere y'amategeko, bagasezeranira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Urumva aho ngaho inkuru ntago babonye uko bayihisha, ariko nubwo batabonye uko bayihisha ntago nanone bigeze itangazamakuru ntago ryemerewe ngo kuba ryahagira ngo rifata amashusho, ntago ngo byari byemewe. Inkuru rero yaje kumenyekana ku mugoroba wo kuri uwo munsi, hanyuma video zijya hanze bukeye bwaho zirisohokera nyine kuri YouTube channel ya management y'aba bana. Hanyuma rero mu minsi mikeya ishize nibwo nanone uyu mugabo wa Vestine yaje kugira isabukuru y'amavuko. Vestine nanone yongera kwigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, apostinga uyu mugabo we cyane ndetse akanamugarukaho amutera imitombo idasanzwe. Twagiye tuyigarukaho, ibinyamakuru byinshi byagiye biyigarukaho bibaza uburyo ngo Vestine ngo ashobora gutera imitoma kuri uru rwego. Ibyo nabyo ntabwo turi bubitindeho. Hanyuma nanone ku itariki yejo, ku itariki 4 zo ku kwezi nyine kwa 5 2025 nibwo Vestine yaje kwifashisha imbuga nkoranyambaga ze ndetse n'urubuga nkoranyambaga bahuriraho nk'itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas, agashyira hanze integuza y'ubukwe bwabo. Ni integuza ku bigaragara ubukwe bwabo ko buzaba ku itariki 5 Nyakanga 2025. Ubwo ni itariki 5 z'ukwa 7 mwaka wa 2025. Akaba rero ariho ubukwe bwa Vestine ndetse n'uyu munya Burkina Faso ubuzaba. Ibi ngibi rero impamvu tubigarutseho nuko uyu mwana w'umukobwa akimara gutangaza ibi ngibi, akimara kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ze, yagaragaje ibyishimo bidasanzwe, yagaragaje akanyamuneza kenshi cyane rwose, ndetse arongera agaragaza n'amagambo yagarutsweho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Yamaze rero gushyiraho iyo foto, arangije hasi araza arandika ati si umugabo wanjye gusa ahubwo ni ubuturo bwanjye, ni umutima wanjye ndetse naho mba nkumva hatekanye. Aya magambo Vestine akimara kuyatangaza ku mbuga nkoranyambaga ze, abantu benshi noneho bahise batangira kugenda babigarukaho, bahise batangira kugenda bamugarukaho cyane, batangira kugenda nyine bakora icyo bita nko gusasanura. Niko njya numva kuri iyi mihanda amagambo bajya bayikoresha. Bamwe bati itariki y'ubukwe njye narayitangaje, nene babwiye ko ubukwe buzaba mu kwezi kwa 7 none niho bubaye, atamakuru yanjye mugomba kujya muyizera. Abandi bati nyamara rwose bihutishije igihe, ibikini biki. Murabizi ko kuri iyi mihanda nyine abantu benshi babagaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nanone niba mubyibuka neza, niba tujya tubana mu biganiro byabanje, nababwiye ko Vestine na Idrissa ubukwe bwabo igihe buzabera bishoboka cyane ko buzaba muri uku kwezi kwa 7, kuko niyo makuru yacicikanaga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu buri inkuru zazicikana ku mbuga nkoranyambaga uko byagenda kose nyinshi ziba zishobora kuba arizo, kuko nta nkuru burya igivugira ubusa, ariko gusa hari n'iziba atarizo. Ariko biba bishoboka cyane ko nizacicikanye cyane ari igihe usanga ari inkuru ya nyayo, kuko ugasanga ibyo bari kugenda bavuga kuri iyi mihanda byabaye.
Ni mu gihe gito rero nyuma y'uko Vestine agiye mu murenge, amakuru none yongeye acishikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ngo yaba yarirukanwe muri ADPR, ndetse nanone n'ibimenyetso bikagenda bibigaragaza nko kuba yarisukishije akagenda ashyiramo ibisuko mu mutwe. Ibi ngibi nabyo twabigarutseho cyane. Gusa mu magambo Vestine we yigarukiyeho cyane, yavuze ko ngo ADPR abantu babanaga mu buzima bwa buri munsi, ngo nibo bantu bamutengushye cyane. Ubwo rero ngo yajyaga yikoza ku mbuga nkoranyambaga mu gihe yavugwaga cyane ibyo yabonye kuri YouTube, ibyo yabonye hirya no hino, akabona ba bantu babana nawe nibo bari kugenda bamutenguha cyane. Nabo ngo bakajya bajya ku mbuga nkoranyambaga ibiri kugenda bivugwa, bakaza bakabimuzanira muri groupe yabagamo, bakamwota kandi ari abantu babana nawe, abantu baririmbana nawe, bakamugarukaho cyane. Ibi ngibi byaje kumubabaza rero, aza no kuvuga ati idini yanjye ni mu mutima. ADPR nawe ahita yivamo gutyo, cyane cyane ko n'umugabo we n'ubundi atari ADPR. Gusa amakuru akaba akomeje kugenda abantu bibaza bati none se aba bombi bazasezeranira hehe? Tuzakomeza dukurikirana iyi nkuru turebe ngo bizagenda bite akantu ku kandi. Vestine rero we icyo ashyize imbere, navuga ko ashyize imbere cyane, ni ukwereka abantu bamuciye intege, ni ukwereka abantu bamuvuze ko rwose ari mu rukundo, ndetse n'ayo magambo bari kugenda bamuvugaho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye atayitayeho habe na gatoya. Nibyo bisubiza ari kugenda agaragariza abantu cyane, kubera ko barimo baramugarukaho ibyo bashatse kumugarukaho, ngo we akaza avuga amagambo meza ku mugabo we, akaza amutaka, dore ko no mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga ze yaje kwihinduza izina, yitwaga Ishimwe Vestine. Hanyuma kubera ko yifuzaga gucecekesha abantu kugira ngo abantu noneho bamuvuge cyangwa se baceceke bakora ibyo bashaka, aza kwiyita Vestina Ouedraogo. Ngayo nguko rero nuko nguko kugeza kuri uyu munsi ibyo kwa Vestina ndetse na Idrissa Ouedraogo byifashe kuri iyi mihanda. Reka duhurire mu bindi biganiro.